Gisagara kiri ku kibuga cya gatatu. Gisagara kiri ku kibuga cya gatatu. Abandi tukiri kwitegura turi mu gapreze kabisa mugiye kwiga inama cyangwa se kugira ngo mwumve ibyo abatoza babwira hari n'abarabona rimwe abandi turajya mu kanya urumva abandi turajyamo mu kanya kabisa dukomeze gukurikirana imikino iri kubera ahangaha iryoshye cyane hari ikipe iri guhana indi yayigeraho ukagira ngo bavuze ati nitiza guhura n'iriya yoreri waze ngo yikubite Gisagara kiri ku kibuga cya gatatu. Gisagara kiri ku kibuga cya gatatu. Gisagara kiri ku kibuga cya gatatu. Ni icya gatatu mani. Nagira ngo maze numva yuko mukurikirana. Dore ikiro hari ahantu mvuye. Hari ahantu hari ikiro hepfo. Barimo barahana abana. Mwanyemeza abantu bakuru bitoko bitikiri kutajyana ku ntoki. Ko bitikiri intoki zigatakira. Ini cek kabus, mereka mereka hampir jauh dari kolonial. Naga tadi, jauh dari mereka dari putih hamparan nama mata koyan.
Kiranga Kiranga mu kibuga Gicumbi timu check ori chege kawu yaje nzababwira Gicumbi atwancu nimero 7 ntabwo yafashe umupira neza ariko hafi arengura umupira nabi oya hafi arengura umupira nabi narengura umupira wa Gicumbi Nasmani wambaye nimero 9 mu mugongo ararifara arakira za musore ariko abatsinda igitego kimwe cyane kuri abasore nimero 12 ndetse na nimero 7 ararengura rero umusore wa Gicumbi ubwo anatakaza uze atakariya utaturebe sana akana gace ka kabiri na gace ka kabiri k'umukino hanyuma umuntu watobaye telefone kuri ye yashyize kuri studio hanyuma agahembwa bishimishije bakaba bagiye mu gatambaro gatoya k'umunota umwe agatambaro gatoya k'umunota umwe bati Frederic ati basore banjye mugerageze umwedabute hanyuma ntugazanye na mugenzi wanjye nawe ababwira gahunda uko zifashe yose ibyo kabisa dukomeze dukurikirane imikino iri kubera ahangaha kuri iki kibuga cy'akarere ka Bugesera kabisa abafatanyabikorwa abaterankunga kabisa cyangwa se abantu baje kwirebera iyi mikino ari mu bwa mbere mu bibazo kabisa mukomeze kuryoherwa munyurwa n'ijisho kabisa ariko isabona kabisa ndabona kuyiga iyo cano kabisa urebera iyi mikino iri guca hindi yongeye bimeze bite kudushatabiranye toto kurikira we mana we ndebera hirya ngo ndebera hirya nga twataka yego muhungu w'irulindo aragukubita numenya kare yego arataka ariko nyuma bikatunanira yego kubita rero utababari muhane muhane nta kibazo tubari inyuma natwe babwira yuko kabisa ku bufatanye n'Isabone TV imikino yose live murayikurikira murayireba ushobora gukanda ku bantu mufite amatelefone ariko umuntu waravuze ngo watoragura telefoni ayizane hano telefoni kabisa umuntu wayitoye itariye wundi yita kwitunga ayizane ushobora kuyishyira mu gikapu ntacyo wakumari telefoni nazo basigaye bazitarakiye ukayizana zingana n'amazina nongeye niturekera hirya ngiyo mu metero hirya ngiyo nakubwira tuzayizanira mu rugo uretse ko ibintu bitajya bibaho cyane ariko ugomba kuzana telefoni y'abandi umuntu wayifite yayizana ahangaha kabisa ibihembo bishimishije uko aba yiteje dushimire abafatanyabikorwa kabisa harimo umusaza bita Kafu ku matiki nyinshi cyane cyangwa se amashuri babandi mukunda kwiga cyane amashuri barahepfo